Si kenshi uzabona abantu bagiranye umubano babanye nk'umugore n'umugabo bari kwandagazanya cyangwa se umwe ari gushyira undi hanze. Ntabwo bikunze kubaho. Gusa iyo bibaye barandagazanya kugera kumwe avuga ikariso undi yambaraga. Twese abakurikira imbuga nkoranyambaga ntabwo twakwibagirwa couple ya Miki na Regis. Iyi yabiciye ku mbuga nkoranyambaga mu myaka nk'ibiri ishize. Ariko byose byaje guhindura isura mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2024. Ubwo Regis yasohoraga video arakaye cyane, aho yagendaga agaruka ku buzima yabanyemo na Miki. Aho ni naho yatangarije yuko we na Miki batakifitanye umubano. Gusa ibi byose byakurikiranywe no gutirana amagambo ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye. Ibi byose kandi biri mu bintu byatumye imyitwarire yabo tuyibona ku mbuga nkoranyambaga, kamere zabo barazigaragaza karahava. Tutsi bya Miki yatukanaga muri comedy cyangwa se filime yakinaga, twabonye ko no mu buzima busanzwe rwose umumenyeye gato rwose ashobora guhita bigutuka. Rimwe na rimwe akaba yanagutuka no ku babyeyi. Regis nawe wari umuntu ushishetse cyane unatuje ndetse ari umuntu uri seriye nkuko twari tumuze mu mafilime atandukanye. Yagaragaje kamere ye ari guterana amagambo na Miki. Ibyo byose byagaragaye mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2024. Gusa byongeye gukaza umurego muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 muri uko kwezi kwa 10. Muri iyi minsi mike yishize Regis yongeye gukora video arimo agaruka kuri Miki. Yarababaye cyane mu gahinda kenshi, ababajwe ngo nuko bamwisa agahungu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byaturutse kuri space yakozwe kuri Twitter live, aho harimo Godfather n'abandi batandukanye. Niho Miki yaje agagabo cyangwa se agasore kumugirigiri. Gusa ntago yeruye ngo avuge Regis. Regis wahise arakara ako kanya mu gitondo cy'uwo munsi nibwo yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yakoze video ya Kandare ababaye cyane, arimo atangiye kuvuga ukuntu umugabo we agapromota wa Miki babana, umukobwa uba mu gihugu cya Norvège. Gusa Miki nawe ntigeze atuza, yabyukiye ku mbuga nkoranyambaga arimo yibasira cyane Regis, arimo arwanirira umugabo we cyangwa se defend umugabo we agapromota. Ibi kandi bikaba byaragomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko harimo Instagram, Facebook, Twitter na YouTube. Ibi ngibi cyane no kuri TikTok byaramenyekanye cyane biragaragara. Aya mavideo arimo Miki ari gutuka Regis ngo ni imbwa cyane ngo nakagamo kagwi. Ibyo byose byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nyuma yaho Miki yaje kwigarura ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko irwano ye na Regis cyangwa se guhangana kuri hagati yabo gukwiye guhagarara, bagashyira agapira hasi, bagashaka ubuzima ntawe bangamiye undi. Gusa ibise bizakunda. Reka dutegereze turebe ku mbuga nkoranyambaga uko bigenda bikurikirana, tuzagenda tubamenyesha. Komeza ubane natwe, iyongere mu muryango mugari wa Taifa Rwanda, ujye dukurikirana umunsi ku munsi, ujye umenya amakuru agezweho n'ibindi byose bitandukanye mu myidagaduro, politike, imikino n'ibindi. Njyewe nitwa Eric Taifa. Imana ibarinde.